ngiye kubatembereza runo rutare murebe ukuntu ni urutare runini rushashe. Ubu rero ngiye kubatembereza murebe urwo rutare bwo bita ngo ni Kanyara, ariko ubundi ubusanzwe bahita ngo ni Remanyundo. Ubu rero ngiye kubatembereza murebe, hanyuma kameramani abagumye aho ngaho kugira ngo arebe neza urwo rutare ukuntu rungana, kuko ni urutare runini cyane, ariko agerageza no kwegera hino kugira ngo microphone zitaza kugenda zicikagurika. Hano rero navuga ngo ni abantu basengera abafite ibibazo bitandukanye, bumva bashaka gusabana n'Imana cyangwa se bumva bafite ibibazo bitandukanye. Araza hano kuri uyu musozi cyangwa se kuri urutare agashaka aho yicara akiherera, agasenga, agatura Imana ibibazo, akayibwira ibimuremereye, hanyuma nawe agataha yumva abohotse kandi mu by'ukuri yumva ubuzima busa nkaho busubiye ku murongo bitewe nuko aba yumva ko yasabanye n'Imana. Hanyuma rero uru ni urutare runini ndaje ndabibereka muri video hose tuhatembere, mbatembereze muharebe. Hanyuma kandi njyango nongera mbabwira ngo niba rwo mbegeze kuri channel reba musi video maze reba ndetse subscribe ukandeho kugira ngo tujye dukomeza tubane mu bintu bigiye bitandukanye, ubuzima bw'abaturage buri munsi babayemo, ahantu heza nyaburanga ukeneye kureba cyane ku bijyanye n'ubuzima bwo mu cyaro, kuko nababwiye ko ari cyo ngomba kubatemberezaho nkagenda mbereka. Hanyuma ngiye mukomeza kubana nitwa Theogene, iyi ni Iwacu Kindness Mission. Hanyuma reka dukomeze dutembere.